Ndabashimiye abantu mwese mwabashe kwitabira iki kiganiro ndetse n'abazagikurikirana kuri BDF Monde. Nishimiye by'umwihariko uruhare ndetse n'ubwitange mugira kugira ngo abantu basangire ibitekerezo, by'umwihariko abanyekongo, kugira ngo igihugu cyacu gifite isura itari nziza kuri iyi si, gihoramo intambara, ibibazo, kandi gifite abantu baremwe nk'abandi. Byaba ari ikibazo, ariyo mpamvu yaduteranije nk'abanyekongo natwe dusangira ibitekerezo ku birimo bibera iwacu. Rero bahaye ikaze mwese. Ndagira ngo rero ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro gisa n'ahari n'ikiganiro mpaka, kuko muri kominote nagiye mbona abantu bavuga ati mu by'ukuri muzi ko hari intambara uyu munsi iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo ya M23 ndetse na FARDC. Ubwo rero niyo mpamvu twagize ngo tubiganireho, kuko nabonye harimo abantu bamwe bavuga ati izo ntambara ni ngombwa ko abantu baharanira uburenganzira bwabo, abandi toya tugomba kubaka igihugu mu yindi sanse, izo ntambara turazirambiwe. Nuko ariko bose icyo ntekereza ni uko bifuriza neza igihugu cyabo ndetse n'iterambere ryacyo muri rusange. Ndagira ngo rero ntangire wenda mvuga gatoya kuri aba bantu M23 se baba ari bantu ki, byatangiye bite, bimeze bite, bikurikije amakuru ariho uko turi muri kominote baba bakomokamo. Rero uko abantu babizi, iyo mitwe wenda M23 abantu bayumvise bumva ko ari intambara z'abatutsi b'abanyekongo, abantu bakibaza se abatutsi b'abanyekongo bimeze bite. Ngerageje kubivuga muri make rero, abatutsi b'abanyekongo ni ubwoko kuri iyi si. Muzi ko hari teore wenda ivuga ko abantu bose bemera ko umuntu yaremwe n'Imana, akaremwa muri Edeni agakomeza, ndetse abahanga bakagaragaza ko basanze ko umuntu wa mbere yaba akomoka muri Tanzania. Ubwo rero uko ibihe bigenda biza abantu bagenda biyongera, bakagenda baguka bagakwira isi. Muri uko gukwira isi akaba ariho n'abatutsi b'abanyekongo bagaragaye ku butaka bwa Kongo, nk'abandi bose uko isi ituwe. Muri make inkomoko yabo ubwo ni muri Edeni, cyangwa se inkomoko yabo ni muri Tanzania nk'uko abahanga babigaragaza. Ubwo rero niho wenda nakomeza bitewe n'uko amateka yagiye abigaragaza kuva kera, ubwo abazungu cyangwa se abanyaburayi bazaga muri Afurika kugabana Afurika, akaba ariho baciye ibintu by'imipaka bakagabana ibihugu mu 1884 kugeza 1885. icyo gihe bakata imipaka, abo bantu bo mu bwoko bw'abatutsi bari bamaze gukata imipaka, hari abagaragaye kuri ubwo butaka bwa Kongo. Wenda nagaragaza nko muri Noro, ahantu za hirya ya Goma, mu Munigi, za Muza ndetse n'ahandi, ndetse na za Rukingo. Ahandi muzi hari abanyamurenge bo amateka agaragaza ko mu 1700 bari aho hantu hiswe Kongo, mu 1884 bamaze gukata imipaka. Birakomeza uko muzi abantu bagenda bagumya bimuka uko bagwira. Icyo gihe hagiye habamo amamuvema y'abantu, kiserito abatutsi bari abantu akarango kabo navuga ko ari nk'ari abantu bakunda kuba ari abatunzi, bashaka ahantu hari ubwatsi bakajya ahantu hari espace vide bakaragira. Ubwo rero kuva icyo gihe bakata imipaka hagiye hakomeza amamuvema. Iyo mipaka yari mu mitwe y'abazungu, ariko mu mitwe y'abanyafurika ntabwo ibyo bari babyitayeho, bakomezaga gukomeza ubuzima busanzwe. Byarakomeje aho wenda nihuse gato ku birebana n'igihugu cyacu by'umwihariko, bigeze mu hagana mu 1930, ubwo Kongo yari koloni y'Ububiligi n'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Aho hari abaturage bagiye muri Kongo ku bwinshi bakora mu mabuye y'agaciro, abandi bakomeza bashaka ubwatsi borora.
birakomeza, abo ngabo bagiye badahunze, bwari ubuzima. Isi yari isi, yari y'umuntu ku giti cye, nta mategeko agenga ibintu by'ubutaka n'imipaka yabaga yajyaho. Noneho bigeze mu gihumbi magana cyenda na za 60, ubwo Afurika yarimo ibona ubwigenge, abanyafurika noneho bagiye kwiyobora, nibwo bagiye bashyiraho amategeko, amakonstitusiyo agenga ibihugu byabo ku bw'ineza y'abaturage. Ariko icyo gihe rero mu 1959 hari abatutsi bahungiye mu bihugu bitandukanye bavuye mu Rwanda bajya Uganda, mu Burundi, Tanzania ndetse no muri Congo. Bamwe barabizi, bari no mu nkambi aho bita Zabibwe no muri Warikare, abo bazwi nk'impunzi. Ariko urumva bagiyeyo hari abitwa abatutsi b'abanyekongo kuva mbere. Mu icyo gihe rero ndihuta wenda ku bijyaniranye n'aba bantu muri 1964 ubwo handikwaga Constitution ya Congo, bavuga ko umunyekongo ari umuntu ukomoka ku babyeyi bari muri Congo igihe Congo yabonaga independence. Muri make rero icyatumye tuganira kuri iki kintu nuko nyine ari mu maraso, ari mu mitekerereze, ari mu nkomoko, ari mu mategeko, turi abanyekongo par défaut, nta yindi donc requirement ibayeho. Nkomeje rero, icyaduteye kwicara nyine tukagira ngo tubivugeho kuri ibi bintu, ni ibi bibazo byagiye biba bitandukanye. Ndagira ngo noneho duse n'abavuze gatoya ku bijyanye n'uyu mutekano muke ugenda ugaragara mu burasirazuba bwa Congo. Mu 1990 ubwo abatutsi b'abanyarwanda bari barahunze igihugu cyabo, biyorganizaga ngo batere u Rwanda. Hari n'abari bari muri Congo nyine, abo ngabo bari muri izo nkambi n'ahandi, ariho bagiye gufasha inkotanyi. Ndetse hari n'abatutsi b'abanyekongo bagiye bitewe n'umutima, bahuje ubututsi ariko badahuje igihugu, bajya kubahereza nk'umusada, bajya kubafasha kubohora u Rwanda. Ubwo u Rwanda rumaze gufatwa 1994, birakomeza 1996, nibwo abanyarwanda bateye Congo mu cyo bise AFDL. Wari uyoboye ni ntuzani bajya gukoraho ingoma ya Mobutu ni Desire Kabila, bamushyira ku butegetsi. Harimo abasirikare b'abanyarwanda ndetse n'abana b'abatutsi b'abanyekongo bari barafashije abanyarwanda kubohora igihugu cyabo cy'u Rwanda. Icyo gihe rero hagiye hinjira abasirikare, no muri 1996 iyo ntambara ijya gukomeza, hari abana bashyizwe mu gisirikare bajya kurwana muri Congo, igihugu kirafatwa. Muribuka ubwo Kabila afataga ubutegetsi 1997, abo bita ba Deo Bugera, chef de parti AFDL, hari ba Moise Nyarugabo, abo bose bari abantu bari hejuru muri administration y'igihugu. Ubwo Kabila atumvikanye n'u Rwanda, baza kutumvikana, yirukana abasirikare b'abanyarwanda. Abirukanye haza kubaho ko na bapolitisiye b'abatutsi b'abanyekongo, harimo abanyamurenge nabo muri Noro, nabo baje gukurikira abanyarwanda. Nyuma gato habaza gutangizana n'ishyaka rya RCD. Iyo RCD igitangira, hari abana b'abatutsi bari muri icyo gisirikare bapfuye, hari n'abandi bari muri kadete, n'abantu barafungwa. Bari kuri kadete Kamina, abana bagera muri 300 b'abatutsi barapfa. Hari amagambo yagiye akoreshwa nko bita
Elodie Mombasi wari ministre des affaires étrangères avuga ko abatutsi bagomba kuba donc éradiquer ko ari nka microbe. Iraba RC2 iraba abantu bararwana icyo gihe hajyagamo abasirikare nanjye nditemo Claire hari uwo nkurikira yagiye muri icyo gisirikare muri yarakinje avuye mu nkambi ya Byumba training zaberaga za Mushaki bararwana bigeze igihe bajya mu masezerano hari havutse imitwe myinshi ibihugu byahuriye muri Kongo ari ibintu bikomeye noneho tariki 16 z'ukwa 12 muri 2002 haba amasezerano Pretoria yo kugira ibyo basezerana bakajya mu myanya iyo mitwe yose yarwanaga nuko bajyamo nayo ijyamo bajya mu myanya aho ariho habaye ibyo bise ngo ni +4 hariho perezida na vice perezida bane barimo Azarias Ruberwa bamaze kujyamo bavanga n'abasirikare ariko icyo gihe Laurent Nkunda yari umusirikare nawe ari muri RC2 umututsi w'umukongomani icyo gihe ntiyaza kwemera ko bitewe n'amapeti babahaga yagombaga kujya kwambara amapeti Kinshasa ntiyajyayo baho ari organiza atangira kumobiliza abantu bijyanye na politike n'ubukadre aza gutangiza umutwe wa CNDP ahagana muri 2004 irakomeza urakomera 2006 hagiye habaho intambara 2007 nuko iyo RCD iza kurangira mu kitwe Umoja Wetu aho u Rwanda rwari rwamvikanye na Kabila ko bajya kubana imitwe rwanya u Rwanda muri Kongo siritu ni intuza ni bya abantu bari mu mitwe y'intera hamwe ndetse na FDLR Nkunda aza nawe navuga ko nawe irangira rye ryarangiranye n'icyo gikorwa SNDP yari iriho icyo gihe ijya muri guverinema imaze kujya kuri guverinema ariko kugira ngo ijyemo ntabwo yapfuyemo kujyamo gusa ahubwo mbere muri hagiye habaho amasezerano Nkunda yumvikana na leta yagiye abera za Nairobi n'ahandi ariko hari amasezerano yabaye tariki kuko Nkunda yafashwe tariki 2 z'ukwa mbere 2009 arafungwa mu Rwanda noneho wa mutwe yarayoboye uza kujya muri leta mu gisirikare hariho Ntaganda ariko kuko niwe wari umwungirije ndetse n'abandi banyepolitike nk'aba François Rushomora bagiye basimburana bajya mu kuvanga na leta ariko kugira ngo bajyemo habaye amasezerano yabaye le 23 mars 2009 nakwita ngo ni ariho habukomo iryo zina rya M23 donc mouvement du 23 mars muri amasezerano rero basinya kugira bajye muri guverinema ibintu bashyiraga imbere kwari uko bavanga ingabo bakafatanya gushaka umutekano hariya mu burasirazuba bwa Kongo ndetse bagacyura n'impunzi kuko Nkunda mu mivugire ye atangiza icyama yavugaga ko akeneye ko impunzi zitaha hariya hagomba kuba umutekano ikaba igihugu cyubahiriza amategeko justice ibintu byose bigatera imbere so ubwo rero nguko uko byaje kugenda basinya amasezerano bajya muri leta mu kwezi kwa gatanu ndibuka neza nitamenya tariki enye niba mbyibuka neza za 2012 nibwo havutse umutwe wa M23 uwo mutwe wa M23 uvuka igitumye uvuka ngo ari ukurevandika amasezerano atarashyizwe mu bikorwa ya 23 mars aricyo banawitiriye uwo mutwe urarwana bigeze
hafi muri 2013 ubwabo basubiranamo bita General Makenga arwana na General Ntaganda, igice cyari kuri Ntaganda kijya mu Rwanda kirahunga, nyuma SADC iza vanaho iyo mitwe irasa iyo M23 icyo gice cya Makenga cyari gisigaye, nabo bahungira mu Bugande, ubwo hari Tanzania na South Africa n'ibindi bihugu. Nyuma bamaze guhunga kugera iyo, navuga bamaze gutsindwa na guverinoma, baje gusinya amasezerano tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 2013, bayasinyira Kampala yo kongera kugira ngo basubire mu gihugu, bababarirwe, bavanga ingabo, abanyepolitike bahabwa imyanya, ibintu nk'ibyo. So ubwo rero muri iyi minsi ishize kumva ngo M23 yongeye yavutse, ayo masezerano ibyo basinyiye ngo ntabwo byashyizwe mu bikorwa, ati tugomba kurevandika uburenganzira bwacu bigashyirwa mu bikorwa tukajya muri leta. Ubwo bagirana ibiganiro bitandukanye na leta ya Kongo birakomeza, ariho ejo bundi habaye n'amasezerano y'ibanga, bagira ibindi byumvikanaho, bemererwa miliyoni n'amafaranga arenga yo kubafasha kwintegra abasirikare babo nabo bagasubiramo ndetse n'ibindi. Ubwo rero kugeza ubu intambara zirimo ziraba, abantu tubona mu mavideo bahungira za Bunagana n'ahandi, n'izo nkambi z'impunzi ziracyahari. Ubwo abantu bakavuga ati intambara turazirambiwe, abantu bagomba gukora nk'abanyekongo bagafatanyiriza hamwe, bamwe M23 igomba gushyira intwaro hasi, abandi bagomba kurwana. Ngayo nguko icyaduteranirije aha, ariko kandi hari n'ibibazo bigenda biba wenda mu buryo muri politiki. Mu gihe gishize habayeho ubwo muri Kongo uwo bita Ministre Azarias Ruberwa yigeze ahamagazwa muri Assemblée Nationale gusobanura ibintu bijyanye na komine ya Minembwe, ariho twagiye twumva n'amagambo bakavuga ati muri Assemblée Nationale bita Nzangi, agaragaza ati aba bantu baje muri 59 nabonye baza, ariko n'abandi badepite bakavuga ati aba bantu baraje tubaha ubuhungiro, babona ubwene gihugu, ati noneho ubwo barashaka no kubona leta independent. Hari ibindi bibazo biri muri Sud mu Banyamurenge nabyo bitoroshye, hariho ababembe n'Abanyamurenge bafite amagere civile, hari amagambo avuga ko bagomba kubavana aho ngaho bakagenda bakajya iyo baturutse. Ubushize hari n'ikintu skandale yabaye, uwo bita ngo ni Majoro, niba ari sinibuka izina rye neza, Kaminzobe, biciye yabava mu basirikare hagati y'abandi basirikare, abaturage baramwica mu buryo buteye ubwoba, ukabona ibintu bitari byiza. Muri Noro twumva ngo inka ziranyagwa, abantu bagashimutwa, ibintu nk'ibyo. So rero ni ibibazo byinshi mu buryo muri politike, mu baturage n'ibindi, ariko nk'abanyekongo ntabwo twabihunga, tugomba kubishakira umuti mwiza kandi utanga umusaruro mu gihe kirambye. None wenda hano mfite abatumirwa batandukanye, ndagira wenda ngo mpereze Muhizi umwanya abashe, kuko ari mu bantu batemera ziriya ntambara. Ese ukurikije aya magambo avugwa n'abanyepolitike n'abaturage bita abo Batutsi, ugakurikiza ndetse n'aya masezerano aba M23 bavuga ngo barwanira, ese mu by'ukuri ni he ushingira uvuga ko izi ntambara zidafite impamvu? Ni gute ushobora gukuruva abantu ukurikije iyi petite introduction ntanze? Murakoze, reka mpereze ikaze Muhizi, ni Umututsi w'Umunyekongo utuye kuri Goma, uri no kuri tere, noneho adufashe. Nyuma ndaza kugira n'undi mpereze ijambo wenda utabyumva kimwe nawe, noneho dusangira ibitekerezo mu tuzo. Murakoze, nongeye kubaha ikaze kuri PDF mo. Murakoze cyane Bodo, n'abandi tudusangira ikiganiro.
mwakoze kuza gusangira natwe kugira ngo duhane ibitekerezo kandi ndamushimiye cyane ko yatwibukije ko tugomba kuganira mu buryo twese budufite inyungu cyane cyane mu nyungu z'umutekano kubera ko hatari umutekano nta na kimwe gishobora gukorwa. Rero igituma ntemera M23 ni ibintu byinshi ariko ndavuga bikeya nshingiraho mvuga ko ntemera ibyayo nshingiye no ku masezerano ubwabo bisinye yuko bari kwintwara none ubu ngubu bararasa kuko ntabwo barasisha amabuye ni intwaro uvuga ngo nabo banyuranyije n'ibyo basezeranye. Ni icya mbere. Icya kabiri basabaga yuko mu masezerano bavuga yuko bagomba gutura impunzi n'abasivile bakaza abantu batari kuvuga baze kumyotinga kugira ngo batentara kutinga umuntu uri kuvuga ariko ndaza kubikora niba batanabikora. Komeza. Yego nari ndi kuvuga yuko leta na M23 bumvikanye yuko bagomba kurekura intwaro kwanza. M23 baranabyemera baranavuga yuko bazirekuye sinzi aho bakwiye izindi ubu ngubu baturasisha intwaro kandi baravuga yuko basinye ko batazongera kuzifata. Icya kabiri bavuze yuko basezeranye bose hamwe ko leta igomba gucura impunzi z'abasivile kandi noneho ifatanyije na HCR birikumvikana n'u Rwanda kuko bavuze yuko ni tripartite ni ukuvuga ngo iziri mu Rwanda zigomba gufatanya na HCR na leta ya Congo, iziri Buganda bikagenda gutyo, n'iziri mu bindi bihugu byose bikagenda bityo. Ibihugu zahungiyemo kongeraho Congo kongeraho HCR bakumvikana uburyo izo mpunzi z'abasivile zitaha. Ikindi bumvikanye ko ingabo za M23 zitaha zigasubirwa, abashaka gusubira mu buzima busanzwe bagasubira mu buzima busanzwe bwa gisivile, abashaka kujyana nabo mu gisirikari bagasubira mu gisirikari. Hari ibimenyetso rero bigaragaza yuko leta yo abayitanze abemeye bakayisanga bakaza muri leta bakiriwe, yemwe dufite n'ingero z'abinjiye z'abagiye muri leta bajya muri FARDC. Ubu promosiyo yo muri uyu mwaka sindi kuvuga muri uyu mwaka turimo niba ari mu mpera z'umwaka ushize ariko bahawe promosiyo babona na grade zirenze izo bavanye muri M23 bajya muri leta. Ni ukuvuga ngo leta yo yarabakiriye kandi ibafata nk'abandi basirikare bose b'igihugu cya Congo. Abandi ni abaturage bari impunzi. Uruziye hano twari impunzi, hari abajya bavuga ngo ngewe ntabwo nari impunzi kuko ntari ndi rekoni par HCR ariko ntabwo nigeze mva muri Zaire nimutse nawe ngiye gushaka akazi. Nahunze ntabishaka mba mu gihugu ntabishaka ariko naragarutse uyu munsi ndi muri Congo ntuye hano Goma mbana n'abandi banyekongo bose bashaka gutura muri Congo nk'abandi bose. Ibibazo mbura nabyo by'imihanda ntabwo bazanyubaka umuhanda wanyu njyenyine, ni imihanda muri rusange. Ibijyanye n'umutekano muke ntabwo M23 izarasa ngo nirangiza izije guhiga muhiza, izaba ije guhiga umutekano wacu twese uzahungabana. Ikindi n'izindi nyesamba zitandukanye ntabwo zizi muhizi, zizi guteza umutekano muke muri rusange. Rero nk'umunyekongo, abanyekongo bose koko niba twese turi abanyekongo tubyumva gutyo nk'abanyekongo tugomba gufatanya gutekereza uburyo igihugu kibona umutekano. Ikindi wenda nari nibagiwe ariko ngomba nibutse hakiri kare, M23 yo ifite ibyayo byihariye badukoreye imbere twese, n'umwana arabizi keretse uwavutse nyuma y'uko bicana. Baratwanya hagati bava mu ntambara yo kurwana, babeshaga abantu ko ari cyo bari gukorera kurwana ku nyungu z'abarengana, bo ubwabo barenganya nabo bari bitwa ko bakorera, baricana baramarana kugeza n'uyu munsi. Ntabwo tubona nta cyizere, mbese ntabwo bari credible, ntabwo bakwiriye kugirirwa icyizere kubera ko bicanye abantu bari kureba.
icyizere twabagiriye yuko none batongera kugera hano Goma batazaryana bakicana ni ikihe? Ibyaha bindi bakoze bindi bijyanye no guhohotera abaturage nabyo turabizi. Hari ibyo bakoze bitandukanye nuko umuntu uha agaciro umuntu yakagombye gukora. Ingaruka rero z'ibyo bakora zirahari ni nyinshi, ariko reka mvugeho nkeya noneho zigera kuri kuba bavuga ngo barakorera, babesha ko bakorera. Ntabwo ari bo bazi umutekano wanjye mukeya ngira, ni njyewe ubizi ko ngira umutekano muke nangwa nk'ufite. Uwo mfite ungana n'uw'abandi, ntabwo mbura umutekano kubera ko ndi umututsi. Abatangabuhamya barahari hano, tubana hano muri Kongo, bazi yuko dutemberana tukajyana. Niba baduteye ibuye ntabwo bari bujye gutoranya itewe umututsi nangwa ngo batere undi muntu ngo kubera ko avuga Ikinyarwanda. Hano ho si uko bimeze, ni twebwe tubizi kuko ari twebwe duhari. M23 ntabwo bazi ibibazo byacu kuruta twebwe. Ikindi ngira ngo nsubize byo bavuze, abatutsi dufite ibibazo byo kuba ahubwo ari wo mutwe, ndavuga abatutsi bo muri Noro kuko abo muri Sud nabo bagira indi mitwe yabo njya numva, ariko muri Noro Kivu niwo mutwe wonyine kugiramwo abatutsi wenda niyo baba bakeya ariko barimo. Iyindi mitwe ya za Mai Mai n'izindi na za Nyatura nta mututsi bamo, ariko noneho muri M23 nibo nabo bayobozi, bigatuma tugira ingaruka yo gutekereza yuko abatutsi bose bari muri Kongo bakorana n'iyo mitwe. Abari hano barabizi, bafite amakuru yuko abatutsi cyane cyane bari Gatoyi na za Bihambwe, n'undi buvuge cyane cyane muri ya ntambara iherutse kuba, abatutsi baho bahuye n'ikibazo babita M23, none bamwe bataye n'akazi, nta nubwo bakiba n'Ibihambwe kubera ikibazo cya M23. Abari Gatoyi ubu nyumunsi ndababwiza ukuri, impunzi zarahunze z'abasore cyane cyane, bahunga kubera ko abanyamara bari biturije bibera mu nka zabo batanazi niyo M23 iba. Ni ukuvuga ngo intambara ya M23 igira ingaruka ku bantu bafitanye isano n'abayibamo cyane cyane. Rero mu ncamake ikibazo kuko M23 yatumye abantu bafitanye nabo isano bagira kangire mu bandi baturage batuye hano muri Kongo, mu gihe twebwe twari twibaniye n'abandi neza. Ntarambiranye wenda ibindi bibazo ndaza kubivuga mu buryo burambuye, ndi kujya nsubiza n'ibisubizo biri buze kubazwa n'abandi, wenda nabo turi buze kunyurana, nkabona ko hari ibyo nkwiriye kuvuga bitewe n'ibyo bavuze. Mu ncamake n'ibyo ngibyo, wenda niba hari ahantu bagiye banota ku byo navuze, ariko njyewe numva yuko niba ari abanyekongo bakwiriye kuza bagafatanya nabo babanye muri M23 ya India avano na 2013, ubu bari hano muri leta, bari kufatanya n'abandi gushaka umutekano za Ituri, za Beni n'abandi barahandi no muri Sud, barahari mu gihugu hose, bungu bari mu kazi. Nibaza bafatanya n'abandi gushakira umutekano igihugu. Impunzi bazimubirize zitahe, kuko nta mpunzi yigeze itaha ngo Kongo iyangire, twese tubanye n'abandi baturage neza. Murakoze. Sinzi muzehe Ntarugera niba ari hano nawe hari uko abibona, noneho nkaza guhereza umwanya bari abantu bakize ibiganza hejuru. Twebwe reka nongere mbaramutse mu abagabo. Muizi ndamuramukize by'umwihariko kuko ari umwana wanjye cyane twabanye, kandi n'ubwo bwose imiryango y'abantu isigaye yaratatanye. Muizi werekana nongere nkuramutse Jean. Urakoze cyane nawe ndagukumbuye. Très bien. Ni bado kidogo tutaonana. Muze mureke intambara. Yewe komeza muze, komeza kugira tuze kubize. Noneho reka mbanze nshimire Muhizi ko avuze ijambo rya kigabo kandi rifite ishingiro. Nubwo bwose wagira uti hari icyo turi mu mubwire wenda
natwe nk'abantu b'abasangirangendo twabanye muri uru rugamba rwa M23 ari perezida Bertrand twayiga tujya kunamureba hamwe n'abari abandi bana bari muri guverinoma ya M23 hari ahitwa Ibunagana. Uretse ko muhizi we karame ufite hari ibintu bivuga biti ishingiro kandi najya mbabwira we na Prosper ndetse na Bertrand nkababwira nti iriya rebellion ya M23 ifite kuba wenda izagira ibizazane bizaturuka ku ngingo y'uko bakora nka mutinerie et non pas comme une rébellion. La mutinerie ni byiza ko abana bacu hirya no hino abatwumva n'abazagerwaho n'iri jambo turiho tuganirira ahangaha ryangombwa kandi kuko hari igihe abantu bajya ku rugamba rwo guharanira igihugu noneho muri processus yo gutunganya urwo rugamba akaza kuvukamo bya bibazo bijya bituruka ku ijambo ry'abakuru aba bene gihanga abatubyara bagiye bavuga ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Iryo jambo abatoya wenda bashobora kuba hari abatoya bacu batarizi ariko ni ukuvuga ko urugamba rugiye kera urugamba rutinze kugera ku bishakishwa cyane cyane iyo ari urugamba rukaze rukomeye nta ngamba zoroshye no kubaho ubuzima bwa buri munsi n'urugamba rw'abana batari ab'u Rwanda gusa yose kugira ngo ube wabaho ubu ngubu cyane cyane muri ibi bihugu bitwa ko ari les pays en voie de développement u Rwanda Congo na Afurika muri rusange ntabwo kubaho byoroshye n'urugamba rukomeye. Muhizi rero kuba agira ati umutekano wanjye na bagenzi banjye tubana abatutsi b'i Congo turi muri Congo ubu ngubu uyu mutekano dusanye n'abandi ntabwo bawutubutsa kuko turi abatutsi. Ibyo ni na byiza bikaba bijye bimenyekana niba hagize wenda umwana w'umututsi uramutse apfuye ari umusivili cyangwa umusuda akagwa i Goma cyangwa ahandi yaba aguye azira ko ari umututsi ibyo ntabwo bizadutangaza bitabayeho n'ibyo hatagiye hagira abapfa bapfira icyo bari cyo cyangwa rugamba baba bavuga ko bariho rw'M23 nk'igatoyi. Ibyo bya gatoyi rero shaho muhizi uvuze numva binkoza ahantu kuko ndagira ngo mbabwire ko perezida wa M23 yitwa Bertrand Bisimwa n'umwana w'umunyakivu hariya mu bitwa abashi cyangwa abanyabungo. Abashi rero abana b'u Rwanda b'ubu benshi ntabwo bazi ko abashi ari bene gihanga. Kanyabashi ni mwene gihanga basha ni ukuvuga Bertrand Bisimwa yafashe ubuyobozi bwa M23 ari uko aje gutora ngo asimbure uwitwaga Runiga ariko n'ubu arakitwa Runiga kuko atapfuye. Ari muri babandi ari muri bakombata ba M23 barwanye n'abagenzi babo hanyuma bakaneshwa bo ku ruhande rwa general uriya mu general yari kwande ufungiye muri Lahe Bosco Ntaganda Bosco. Runiga yari ku ruhande rwa Bosco batsinzwe ahungira mu Rwanda. Ni byiza ugomba gukiza amagara yawe mu gihe uhuye n'ibizazane biturutse ku bintu biba bitunguranye nka biriya byatubabaje na n'ubu kitubabaza cyane. Nta mpamvu bari bafite kugira ngo barwane mu gihe batubwira ko bari ku rugamba rwo gushakisha uburenganzira harya babyita uburenganzira la liberté et le droit à l'existence muri Congo y'abanyarwanda. Abantu basigaye bitwa ngo barwandofone ariko sinyamita barwandofone yewe mbita abanyarwanda bikongo cyangwa abanyekongo b'abanyarwanda kuko niko bagomba kwitwa. Ndaza kuvuga impamvu yabyo ni mu bimbaza. Ndabizi ko mugenzi wacu muhizi uriya mugenzi wacu witwa Jean Marie Vianney Kabasha ari buze kongera bimbaze hari yajyaga njumbira kwasi ngo sinkabite abanyekongo b'abanyarwanda ngo uzabite baba les réfugiés congolais narabyanze. Rero muhizi nawe Baudouin ndabanza kugira ngo niba agiye gushimira Baudouin kuba yarafashe uwo mugambi mwiza wo kujya akora ibikorwa nk'ibi ngibi bikenewe bya Zoom conference or video conference y'abana bakomoka kuri Gihanga
baba i Kongo bitwa abanyekongo kandi bamwe na bamwe baba uze kurezima ndaguha 2 minutes kugira ngo tuze ku n'abandi baza kubaza baze kubona umwanya. Donc très bien, soyez bref. très bien. Reka noneho mfata iminota 2 mbabwire muri make ko M23 kuba yarabyukije imirwano ntabwo ariyo yaje kurasa. M23 murabizi ko ifite kantonoma yabo bategereje, hari abantu bategereje hariya barekereje ko baba integre bose mu ngabo za Congo, ndavuga bari abasoda, abasivili nabo le personnel civil ya M23 ikaba intégré dans la vie politique et économique nationale. Reka mbendekera Asante, hari abantu bashize hejuru barimo Gilbert Rugaba na Muhakanya. ndishimye ku mazina banyita kuko mubivuze Gilbert Rubuga, mba muri Congo hano kuri Goma. Dayere tubana na Muhizi, ndishimye kubona Muhizi nawe yarinye tukaba tuganira ku kibazo cya M23. Namwe ari mwese ndabashuje. Ku dosiye ya M23 nje ifite mba kuri Goma, Republique Democratique du Congo. Donc no kuvuga ngo ibibazo bya Muhizi turabisangiye mu by'ukuri kuko tubana hamwe hano muri Goma. Ariko hari ikintu tutumvikanye kuri Muhizi, ufite kuri M23 ni ikibazo nkuko avuga abenshi majoritaire n'abatutsi, ariko nta rugamba rw'umuhutu cyangwa umututsi akora batarimo. Donc no kuvuga ngende umuhutu, ura rugamba wa M23 bagwitira abantu bavuga ikinyarwanda nkuko batwita abanyarwanda, abahutu n'abatutsi. Alors tukaba twari dufite ibibazo byinshi. Ese ngewe nagombaga kubona ko na M23 itagombaga no gutera kuko cyari igihe cyo connection iramugoye ibaye nkeya, ariko I guess ko agaruka. Komeza connection yari igiye. Okay, connection mfite nshobora kuba yagera. Fait dufite ibibazo byinshi. Urebye Grano abahutu baja kugura imirima Ituri, banakuwa escrimine de façon que batashobora no kwambuka. Il y avait une note circulaire yenye gouverneur Julien Paruku, ancien gouverneur, yasinye yinterdisa abantu kuvuga ngo nta muntu ugomba gutembera mu territoire inconnu. Ukibaza eske uri umuhutu, eske tu n'as pas droit, etc. Alors nje mbona ibibazo nk'ibyo tugenda duhuramo, bona massacre ziba za Grand Nord, ugasanga n'abahutu bajaga baravuga. Numva ibibazo bya Muhizi nkuko avuga ngo n'abahutu bagize M23 kandi bakaba bashinzweho point d'interrogation. Abatutsi yavuze abatutsi bien sûr, turabisangiye nge nkibaza. Alors M23 kuza kwabo n'abantu baje kudutesha umutekano. Fait urebye nta kintu bagwanira, n'abantu bari barahaye uburefugie mu Rwanda na Uganda, ariko bakaba banaraho ngaho tu. Ngewe d'une part ndabakondana, ariko ngakondana na Republique Democratique du Congo du point de vue force armée, kuko ntago izi gufata abantu mu gaciro kako. Kuko uja kureba iyo bateye za Runyoni, Cyanzu, n'abantu baba bavuye aho hakurya, n'abantu baba bavuye hakurya bakinjira des fois bakinjira nta contrôle yahabaye, ntaki byose birasirikira ko u Rwanda wenda rushobora kuba permete wenda nganire u Rwanda rushobora kuba rubakusutena. Nkibaza nka u Rwanda rukaba rwabasutena, abantu babonye amnesty bakabemerera uburefugie, bakabemerera ikintu cyose, kuko bamwe muri bo bashobora kuba banaraje bakabakira bakabereza n'akazi bakaja mu mafunzo.
ariko nkibaza uko batera bagagira abaza eske amakoro bagiranye wenda muraja kubinsubiriramo amakoro bashoboye kugirana eske gagezwe muri 80% ubye ntago byigezeho kuko twebwe biradushotora kuri twebwe nk'abaturage les paisibles citoyens tuba hano muri Goma tuba dufite imiryango aho za Rucuru abantu benshi baba bakoraga ama déplacer bakaja za Uganda bakagera urareba nk'izi migwano ziherutse ejo bundi abantu barahunze ariko ni UPDF yo ya Uganda yaje kudusayidira nje nkabona ibi byose nubwo bien sûr M23 ishobora kuba bifite amakosa ariko nkabona ko Republika Democratique du Congo comme president barabishikana hari kuko ngo ya intervenant para mugenzi we bakaganira bataha kuko ibibazo byo kunabyaba wenda turakomeza gahoro turi bamwe na bari abasazana mbona wenda nabo baradufafanurira ukuntu ibintu bimeze ariko njyewe kuri njyewe mbona ko ari ubuyobozi bubi bwa Kongo butuma amarebero unarebye abantu badafite leader bateye hano Goma hari état de siège yo twita baramplashije ubutegetsi bw'abaturage bashiraho ubutegetsi bw'abasirikare kumva lieutenant general uri ku butegetsi bakamwinjirira guca nje ndumva ari nk'uburangazi nkabona nta butegetsi Kongo ifo changer mentalité tugafata leadership iteye imbere kuvuga ngo kwigira ngo twazakura EPDF burya ngo umugabo utabariwe ibintu bijaga kuva muri saro bijaga kugera muri saro byamanjije muri chambre ndumva rero niba tutazi kurwanira mu chambre kugera muri saro sinzi niba buri munsi Okay, fine. Sinzi konexira mu yambo hari umuntu ufite iPhone nawe namuhakanya. Hari umuntu wari washyize hejuru ufite nimero donc telefone ni phone gusa nta zina ririho niba akiri interesting. Nibwira ko njyewe Yego. Kugira nitwa Mugiraneza Marcel aba ndi hano muri Leta za Amerika muri Texas Florida. Aba nageze hano mvuye mu handi ibyumba igihembe. Ndavuga mu nshaka make kujyanye na M23 iya ntambara M23 ubu ngubu cyo navuga irakwiriye impamvu ya ntambara ikwiriye sasa n'umwanya mu hizi gatoya aho naza no kumugarukaho ko M23 ibona General Makenga ni umusirikare wa Kongo kandi ugomba kwemerwa kugira ngo Makenga yemerwe kandi ibyo avuga bigira ingufu no gufata imbunda no gufata imbunda bazamwintegra byanze bikunze niyo mpamvu ya mbere agomba kurwana ikindi nawe gucyura impunzi byo nabyihorera kuko ntago bamaze ko ntago kibishoboye ona niko mu conference unaweza ingia na wewe ngoya kando Komeza. Nabyo gucyura impunzi byo ntago bishoboye kuko kugusubiranamo kwa M23 ni cyabaye ikibazo gikomeye kandi tumitakariza icyizere birumvikana ariko n'intambara zabo barwana ntago bazirwana ku bwabo ahubwo hari izindi imbaraga babaye nk'ibikoresho iyo barwanaga ku giti cyabo bakabitegereza bakarwana sava ariko kurwana nk'ibikoresho by'ahandi hantu mu zindi mpamvu zindi zo mu bindi bihugu ntago byari bikwiriye Niyo mpamvu neza urashaka kuvuga ko bafite rezo yo kurwana ariko donc ntabwo badakoreshejwe n'undi muntu bararwana urugamba rutari urwabo urugamba rutari urwabo iyo ko urwabo vraiment byari kuba byiza kugira ngo nabo bentege muri leta nibave mu ntambara itari yabo bajye muri guverinema bakore igihugu cyabo n'ubundi nubwo baba mu gihugu cyabo batabemera kuko ari umusirikare wa Kongo bien sûr ushobora kuri umusirikare utari fier yo kuvuga ikinyarwanda
babamo ariko bakaba muri ushingira kuki kubona ko barwana urugamba rutari urwabo? impamvu dushingiraho urabona M23 yarahunze ijya Uganda, igeze Uganda yagarutse ntabwo buzwi reality, yagarutse kugira ngo nyine rwane ko bari impunzi kugira ngo barwane byatewe n'icyari impamvu ziri aho ngaho. Gute barwana kandi bari Uganda? Uganda barakuye baraza hakurya mu Rwanda barabafasha nubwo bitazwi neza, kandi kubw'inyungu z'iki, kubw'inyungu z'ibyo bihugu. Kuri wowe uravuze nibaje muri leta ibyo barwanira ntabwo barwanira ibyabo, ariko nabo wenda bafite amasezerano baravuga ati leta ejo bundi tariki imwe bari banditse ko bahagaritse intambara ko bashaka kuganira na leta, kubona ko bafite ubushake bwo kuganira. Wowe bite? Leta urabona leta ikujyana mu bihugu intege kugira ngo leta bishyiremo imbaraga nuko bafata imbunda bakarwana, noneho kurwana leta ikabashyira mu ki ikabentegera vuba no kubentegera intambara igahagarara. Okay, ndagushimiye. Kayogera yashyize hejuru, nawe namuha umwanya. nanjye Reka Kayogera banze. Urakoze cyane Bodo, nk'uko bivuze nitwa Kayogera. Muri bwa mbere ni presence ntabwo mbisubiramo, reka nshimire abo bose bagize icyo bavuga bambanziriza. Hari utubazo dukeya nabashe kurikodinga. Ngewe ntabwo ndi umuntu usobanukiwe cyane na biriya bibazo by'iwacu, nubwo bwose nagizweho ingaruka zabyo. Ndi umuturage usanzwe, umubeneficiaire cyangwa umuvictime wa ziriya ntambara n'amaguye zose zibera hariya hakurya. Mfite ikibazo kimwe nshaka kubaza Muhizi kuri agapresentation kamwe yakoze. Yatubwiye yuko bari abasirikare bahawe amahirwe yo kugaruka muri FARDC bakabyanga, ariko nyamara bamwe muri bo bakagaruka. Nkaba mfite amatsiko yo kwibaza abo banze kugaruka, si uko wenda haba hari impapuro cyangwa mandat d'arrêt zibategereje kuri biriya rugamba bashoje. Aha cyane cyane ndavuga abayobozi, wenda abasirikare bato bato bishobora kuba bitabareba aha, ariko nkavuga nti bari abayobozi nka general, abakolonel, bari abari muri cadre yo hejuru, ntabwo baba bafite menace yo kugezwa imbere y'inkiko. Iki kibazo cya kabiri nabaza nka Muhizi uri kuri tere ni ukuntu iyo abantu bari kuvuga ngo bari kuvuga amabarura y'abarebere bari muri Congo, bavuga une centaine muri kariya karere k'iwacu muri Kivu y'abarebere. Kubera iki abarebere b'abatutsi, cyangwa se sinanabita abarebere b'abatutsi, navuga ngo reberi irimo ubwiganze bw'abatutsi, kuki abatutsi batabirimo bashobora guhohoterwa b'abaturage basanzwe, kandi nyamara n'ayandi moko nayo afite abandi barebere bakora nk'ibyo n'abo barebere bari gukora. Akandi kabazo ntawe nkabaza, ni ikibazo confusing, wabona afite icyo gitanga commentaire yakimbwira. Tuzi yuko M23 irangira ryayo, abasirikare bamwe igice kimwe cyahungiye mu Rwanda, igice kimwe kigasigara ku rugamba, aricyo cyari cyobe na General Makenga, ariko nacyo nyuma y'igihe gito kikaza kuneshwa kikambukira muri Uganda. Ni ukuvuga ngo bamaze kwambuka muri Uganda, ibikoresho bya gisirikare babishyize hasi, bakirwa mu makampi ya gisirikare, ariko babankadre na UPDF na guverinoma ya Uganda irabakira nk'impunzi zibahungiyeho. Birumvikana bari bamanitse amaboko, ntabwo bari bagifite control yare yose, bari mu maboko ya guverinoma ya Uganda. Buriya buryo bongeye kugaruka tukumva ngo bongeye
gushoza urugamba, ese batorotse Uganda, ese hari amasezerano yabavanye aho muri camp ya Uganda, ese bari abarebere bombi biriya bice byombi biri muri uru rugamba cyangwa ni igice kimwe cyavuye Uganda kiri muri uru rugamba gusa, ese nicyo mu Rwanda cyaraje birongera biriyunga? Nagira ngo umuntu waba ufiteho amakuru bitubwire, kuko nkurikiye amadeclaration n'ibiganiro bivugwa n'umuvugizi wa M23 witwa Major Wiringoma, avuga yuko bo bafite barakse yabo cyangwa inkambi yabo bacungira bategerejemo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano basinyanye na leta. Bo bahageze bate? Baje ku buryo buri officiel avuga ati muri hano twitegure imyiteguro yo kubakira muri leta. Murakoze. Mfite ibisubizo. Komeza, n'undi uri bukenere gusubiza ndamuha kandi. Murakoze cyane. Reka mbanze mbwire Kayogera naramukumbuye ni kera nawe sinamuheruka nakomere cyane. Rero nta mandadare bafite. Deja bahawe amnesty. Nyuma yo guhabwa iyo amnesty nibwo bamwe muri bo biripotinze baza muri leta bajikamina, abandi bajya gukora formation yuko nyine bavuye mu ishamba, barabatraininga bamaze hafi umwaka wose, barangije barabadiprowinga babahashira mu ngabo zindi, ubu bari gukorera igihugu cyabo. Ukira aho ndibuka 2016 hafi mu mpera nabonye abasirikare bava Uganda burizwa imodoka siritu bahere ku basirikare batoya. Icyo gihe niho iyo amnesty yatanzwe ko wenda n'abakuru bari buze gukurikiraho. Haje n'abakuru baraje, ntabwo haje abasirikare batoya gusa, haje n'abasirikare bakuru. Uyu munsi bari muri fonction, none nta nubwo ari abadispo. Bo hari abadispo nk'uko hari n'abandi batagiye mu ishyamba baba dispo, ariko hariho abahawe fonction. Yuvuze dispo, urwo rurimo abantu bashobora kutarwumva, ni umuntu umeze gute dispo? Hari abasirikare baba badafite akazi, ariko hari umusirikare azwi wenda ahembwa uniform na grade ye azwi nk'umusirikare w'igihugu. Okay, komeza. Hakabaho n'abandi bahawe n'imirimo rero, ndetse na promotion nk'uko nabivuze barazihawe buno muri promotion ejo bundi. Rero habe na Fane Makenga nawe ntabwo afite mandadari usibye gutsimbarara gusa. Rero reka nshobore nsubirize rimwe n'uwavuze ngo nafata intwaro ngo nibwo azahabwa uburenganzira. Izo ntwaro kuzifata ntabwo ari byo bimuha uburenganzira bwo guhabwa ahubwo agaciro no kumvikana ijambo rye, kuko abaje bari bafite imbunda hamwe nawe barazireka baza ntazo bafite. Uyu munsi barazihawe kugira ngo bazikoreshe noneho mu nyungu z'igihugu cyabo. Nawe aje rero bamwemera kandi bakamuha akazi nk'uko n'abandi bagahawe. Rero aravuze ku bijyanye, Kayogera avuze ibijyanye n'uko ngo mbese kubera iki M23 nubwo ifite ubwiganze bw'abatutsi muri bo, kubera ko abatutsi bo mu gihugu nkatwe mbega tuza kubigiramo uruhare bambe ingaruka nk'abo banyagatoyi. Ntabwo amahirwe y'inyamanza ariyo nyoni zose, kandi nyir'umutwe y'ingobyo komeza andi moko agira za mayimayi, abandi bakagira za nyatura, ariko ugasanga ntabwo bari menasi. Ubwoko bw'izo nyatura, ubwoko bw'izo mayimayi ntabwo bari menasi. Ariko ukiri aho gato, ubundi iriya mitwe yindi y'abanyekongo iteza umutekano muke mu baturage, wenda no kuba bajya ahantu bacukura amabuye. Ese nabo hari igihe bafata imbunda bakarasa guverinoma bagahanga n'igisirikare cya leta, ku buryo ki wenda M23 akenshi tuyumvira sa leta, akaba ariyo mpamvu ishobora n'abayikomoka bashobora kubigenderamo. Komeza. Bararasana rwose. Gilbert Nitemwe turabana hano Goma, iwabo ni Masisi, turabiziranyeho ko bajya baraswa iz'abanyatura z'abamayimayi zijya ziraswa iyo zigize kagarara. Iyo leta zibwiye ngo ni mu reporting bakanga, babaha deadline bakanabarasa. Okay, ikindi kibazo aho ngaho, ese buretse gato, ese icyo ndacyumvise mu by'ukuri hagiye havugwa ko wenda hari ibihugu by'ibituranyi bigenda bifasha M23 akaba ariho nk'enteke. Ese ibyo ayo maberiyo yandi yo hari ibindi bihugu bayashinja ku buryo ki wenda twavuga ngo M23 bayishyiraho imbaraga kurusha utundi tuntu, kuko niba wenda hari ibihugu
bivugwa ko byashobora kuba bifasha ayo mamayimayi abo ba pareko sijue ayo marebe nayo hari ibihugu bayitirira ahubwo izo mayimayi izo nyatura izo nutwo mbega utu tumayimayi turi internet twa hano bo bavuga biranavugwa n'ibitangazamakuru bikabivuga na leta zikavuga rimwe na rimwe hagafungwa n'abautorite b'abadepite n'abaministre bagafungwa bazira iyo mitwe bagafungwa bazira iyo mitwe kubera ko bavuga yuko aribo bashigikira iyo mitwe mu minsi ishize bafunze hari umugabo w'umundandi bafungiye ku kibuga cy'indege ejo bundi bavuga yuko ashigikira iyo mitwe y'iwabo izo mayimayi ni ukuvuga ngo hari abashigikirwa n'ibindi bihugu ariko hakaba n'abashigikirwa n'abanyapolitike b'aba extremiste bo mu gihugu nk'ubu ngubu Gilbert yavuze yuko kandi koko nibyo ko Kahonja yavuze ngo ntabwo abahutu bemerewe kuja guca muri Grand Nord bajya muri Turi kandi koko bakabita yarabivuze aranabidekarara bashobona dekre kandi bica abantu iyo ngiyo ni extremisme particulier ku muntu ariko ntibibujije yuko n'ubundi abantu bagendaga ibiri muri Turi uyu munsi byo ntabwo twabihuza na extremisme kuko ntabwo bari kwica abahutu bonyine bari kwica bose bakwiye ruhande n'abahema barapfa nandi moko atemera gufatanya n'iyo mitwe aje yicwa ni ukuvuga ngo icyo ni ikibazo kiri rusange cy'umutekano muke bo ibijyanye no kuvuga ngo mbese Kayogera yavuze ngo mbese baratorotse nangwa baroherejwe ntabwo boherejwe iyo baza kuba baroherejwe ntabwo ejo bundi UPDF yari gufasha FARDC kubarasa batorotse Uganda bamaze gutoroka Uganda baja hagati mw'ishamba muri confusion ndavuga muri confusion kubera ko ni hagati ya Uganda u Rwanda na Congo ni ukuvuga ngo bashize muri confusion ariko habayeho in coalition entre trois ibyo bihugu bitatu rwose baraswa ariko nyine agenda kashe hirya inyuma ku buryo utamenya ngo mbese bafashwa nande nangwa udashobora guhagarara ku maguru yo mvuge ngo u Rwanda rubafasha gusa byakuta gushidikanya gusa niyo babivuga ntabwo byaba bifite igihamya kubera ko ntabwo ntawigeze babona bafatanyije buno muri izi ntambara ariko kuba batarabarashe nk'uko Uganda bw'abarashe ejo bundi aho ngaho harimo point d'interrogation bo hagati aho twebwe dukeneye ukeneye kuza kubaka umutekano nsubize wa mugabo witwa Mugiraneza ntabwo kugira ngo uhabwe agaciro ari gufata imbunda ijambo ryawe kugira ngo ryumvikane ntabwo ari ukufata imbunda ntabwo ibyo ngibyo ari byo kuko n'abandi bari bazifite kandi bari reportinze kandi bahawe izindi mbunda zo gufasha leta noneho murakoze ndagira ngo nta wundi muntu washyize hejuru nari nabasabye gushyira hejuru cyangwa mukanyandikira niba hari umuntu utaravuga wumva afite icyo yavuga kuri Muhizi cyangwa se abandi bagaragaje ko biriya bintu bikwiye namuha akanya nasaba akanya bodojira muri boîte amine muri chat hari abantu babajije muri chat mboye ntacyo uwo muntu usabye akanya nagakomeze cyangwa uvye kuri Muhizi ku kibazo cya kuri reporting kwa Makenga ari umusirikare mu generali mu gisirikare utagomba kuri reporting ko ntago generali muzima umusirikare Makenga ya Makenga ashobora kuri reporting gutyo cyo rwose ndumva kidashoboka ni kubibona reka undi muntu utigeze ubona umwanya namuha akanya mbere yuko ngira ibibazo mbaza ku mpande zitandukanye niba hari n'undi muntu ufite ibintu by'amatsiko kuri biriya bintu namuha akanya abo babajije muri inbox nibavuge avec leur voix sinzi niba muranyakira ndabaha priorite cyane kuko nimwe muri kuri tele ibibazo biratubabaje ariko turi outside so mwebwe rero nabaha akanya ariko abari muri Amerika cyane duhurira ku magurupe bagaragaza emotion za ruriya rugamba bamwe ntibikwiye abandi birakwiye ndabashaka baze basobanura uko babyumva tugomba kuganira ku mugaragaro komeza go ahead komeza wowe
Gilbert komeza wowe wari unsabye kandi ndabona connection hari itamukundiye manza connection ku kibazo cya maguru ntabwo biri kumukundira undi muntu aho ufite icyo igitekerezo komeza ndabona nk'ubwari ubonetse manza connection ari kanze shakisha ka connection kazima nahereza undi mwanya umuntu utigeze agira icyo avuga we mwebwe murabibona bate sirito abanyekongo baraha yego nanjye nitwa Gashemeza naturutse mu nkambi ya Byumba ariko amateka ya Kongo nayafatira guhera kuri Nkunda kuko niho namenye amateka ya Kongo ariko ndavuga kuri M23 so navuga M23 ku rugamba rwo muri Kongo ndi kumwe na Muhizi ku bijyanye no kuba batakwegura intwaro ngo barwane kuko ngiye nkurikije amateka y'ababyeyi banjye numva ko ntago nahunze guverinoma ya Kongo so ntago nakwitwaza M23 nimvugire muri leta inyitwaza kuri leta igomba kuncyura leta ntago leta nge nahunze Kongo ahubwo M23 igomba gukemura ibibazo byayo tutazi na n'ubu nge ntarasobanukirwa ntago M23 itwaza mu nyungu zayo yuko igomba kuncyura ariko nge ntanahunze leta so rero M23 nabo bazazi hano niba ari n'umuvugizi wayo azanira ibibazo niba binashoboka ngo twanamubona aba bari kuri tele bakazatubariza bakatuzanira n'umuvugizi wa M23 kuko mubaza ibibazo kuko badushyira mu kaga gakomeye itwe tugahora turi mu mateka mabi kandi bo bafite inyungu bagendereye iyo bazashyira intwaro hasi bari muri leta ibibazo bazabivuye bari muri leta na ndetse ni nabwo bazabona n'uburyo bwo kuba barinda umutekano w'abaturage babo banari muri iyo leta naho bitari ibi bafite ibindi bintu tutazi barwanirira n'ubatuma bambaye ikoti ry'undi mugabo tutazi ariko Gashemeza mu byo barwanira baragaragaza ko Kongo haracyari ibibazo by'amoko haracyari ibibazo by'impunzi zigihari ese wowe ubibona gute ese ku giti cyawe nk'umuntu wabaye mu nkambi biriya bintu bakora ubona bigamije guca ubuhunzi urabibona gute kuko biri mu impunzi ziri muri agenda yabo kiri mu kintu gikomeye bashyira imbere kandi cyumvikana okay aho ndabyumva iyo bavuga impunzi numva impunzi bavuga muri rusange ariko bajya bibaza yuko Kongo ari igihugu kinini cyane ndetse gituwe n'abaturage benshi cyane so impunzi z'abakongomani ni ubwoko butandukanye ziri ahantu henshi hatandukanye iyo bitwaza ngo impunzi zavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavuga iz'abatutsi ahanini yego tubyita uko ariko bajya bibaza yuko Kongo ari igihugu kinini kandi igihugu gifite amoko atandukanye ibo rero bavuga ngo barwanira uburenganzira bwabo bajya bibuka yuko Kongo ari igihugu kinini kandi ikindi cya kabiri kuba ngewe ndi impunzi ntago ndi impunzi kubera ngewe leta ya Kongo ndacyabivugana n'ubu ndi impunzi kubw'amateka ya Kongo ihari kubwo kuharanira inyungu z'umuturage ntibashyira intwaro hasi bajya muri leta ibibazo zabivuga bari muri leta nicyo muri make nshaka kuvuga urakoze cyane hari uwanditse hano ngo SM23 itashye muri leta byababuza gucungira bene wabo umutekano w'impunzi niba badafite icyo bagezeho kindi kitatso okay ndagira ngo niba hari ufite indi concern hano agire igitekerezo atanga abantu bataragira ibitekerezo batanga noneho turajya mbere yaho muri Masisi hano komeza ndi Masisi nasabaga ijambo yego ndariguhaye ninde yivuge ntabwo tukumvise neza nje ndi ubusanzwe
ndi coordinateur wa société civile ku niveau ya Sheferi aha ndi Ngungu. Ndashimira cyane kuba narazwe mu kiganiro n'umuvandimwe, ariko ndagira ngo tuje tugira amasantima kuko gushaka umutekano wa Kongo. Ntabwo uko turi abakongomani niyo M23 bivugwa bose nimba bumva ko ari abakongomani, ntabwo bagombye gushaka uburyo bwo kugira ngo umutekano ube muke hejuru ko nyine bitwaje intwaro. Kandi uvuga ngo tuzi neza ko amasezerano ya Kongo, guverinoma ya Kongo yegeranye amasezerano nabo, tuzi ko itanageze yatimiza na rimwe. Birumvikana ko M23 abarimo bose ni abakongomani. Nimba ari abakongomani koko bagombye gushaka inzira y'amahoro, bashaka ukuntu umutekano wagaruka, kuko noneho nimba bizakomezaho haba abatotezwa bazira imirwano bo bategura, nabwo ndumva ntacyo byamara. Kandi ndagira ngo inzira y'intambara ntabwo ariyo yatuma umuntu agira ishema yagombye kugira. Abantu hari aho nashimiye Muhizi avuga ko hari aho nahujije na Muhizi mu ntekerezo. Ni ukuvuga ngo M23 ni abakongomani koko turabizi, kandi barahohoterwa nyine nimba ari yo masezerano basinye na guverinoma ya Kongo. Tuzi ko guverinoma ya Kongo muri ibi bihe turimo ifite ibintu byinshi bigoye, ariko patriotisme ku muntu wese uri muri M23 yagombye gutuma atekereza ko yabona uburenganzira bwe adakoresheje ibirwanisho, atamanje yatuma abaturage bahunga. Nuvuga ngo bari abaturage nabo kugenda sumugisha M23 ibona. No kuva nashaka kuvuga ko nimba koko byumvikana ko bashaka izindi strategy zitari zo gukora imirwano kugira ngo leta ya Kongo yumve ko hari uburenganzira bwabo bababogamiyeho. Kasi ntago babogamiyeho bonyine, bivuga ngo izo nshingano zari z'inyungu zose z'umukongomani zose bagiranye mu masezerano ya 23 Mars nizo nayo bagiranye muri Addis Abeba. Sinashigikira ko imirwano yakomera, ahubwo icabakiza nuko M23 ya procedure mu yindi tactique, indi strategy kugira ngo kwanza iharanire ko akarere ko muri Est kagira umutekano, ariko atari bo bahite n'intantaro y'umutekano mukeya. Dufite ADF nalo nimba badutoteza ubona tubita abanyamahanga kubo nta patriotisme barimo, ariko bashatse strategy zo kumva ko bakumvikana na leta ya Kinshasa, umutekano kagaruka, ibintu byaba byiza. Kandi ngo aya mahoro ntazaba araba y'abandi bantu batari abara bari mu M23 bose bafite imiryango hanga muri Masisi, bafite imiryango muri Warikare Masi na Rucuru. Ubwo rero nimba uzaharana kugira ngo ubone uburenganzira bwa, ariko siko na nyoko bahunze banatotejwe babayeho nabi hejuru ko bakoze bibi, na byose nabyiza. Makenga yego ni generale, turimo ko ntiyakwiripotinga ari generale, ndi binashoboka byo. Leta ya Kinshasa M23 ishobora gushaka delegation, ishobora gukora ariko ukiraho guverinoma ya Kongo, ukiraho uretse gato bakaja mu mishikirano. Ariko inzira yo kuvuga ngo Makenga yakwiremeta byo nta n'uwabivuga, nta n'uwabitekereza ngira ngo kwiripotinga kwa Makenga nta rwego bifite. Aho iciza nuko habaho diplomasi nziza, asigaye bagashigwa mu burenganzira bwabo. Ukiraho tugumvikane, abantu bari kuvuga mu Makenga ntashobora kwiripotinga, wenda sinzi niba ari ihame, kuko generali Rwarakabije w'umunyarwanda wari muri FDLR yari ripotinze kandi atanga umusanzu ku gihugu. Rero ku bantu bavuga ko Makenga atakuripotinga, wenda sinzi niba hari amategeko abigenga, ariko nta n'icyo byaba bitwaye igihe biri ngombwa ko ripotinga. Ndagushimiye. Ndabashimiye. Reka mpereze umwanya Jackson, arakurikirwa na Oscar ndetse na Justin, mbere yuko ngira ibibazo mbaza, noneho tukaganira ku gice cya kabiri cy'inama, ibintu nk'ibyo. Jackson, umwanya mbere ko ngiye komeza Justin niba uri hari somehow. Kubera ko ndi muri break kandi igiye kuranya naho nishigaje iminota mikeya, ikiganiro ndabasha kugikurikira ndi mu kazi, ariko ntabwo nabasha kubaza. Ikibazo cyanjye ndakibaza bari muri Kongo cyane kuko aribo bari kuri tele. Nk'ejo bundi wenda ndahera ku rugero twabonye umunsi Kongo yakinnye na Maroc muri Kongo. Hari umukinnyi bita Yohan Wissa, numva iryo ariryo zina rye, baje kumwita umunyamurenge, ariko uburyo amagambo yanyuze kuri social media cyane nakurikiye kuri Twitter, hari iyo nkurikira abakongomani bagaragazaga yuko ari umunyarwanda wakinnye ko atari umukongomani.
mu by'ukuri turabizi neza yuko mu mategeko ya Kongo yemewe nk'undi mukongomani wese, ariko nanone mu baturage ba Kongo tubona umututsi cyangwa se umuntu uvuga ikinyarwanda asa n'udafite ubukongomani bwuzuye, cyane yuko mu myaka yashize hari n'igihe byize babijyaho impaka mu nteko ishinga amategeko, ukabona bariya ba Ruberwa basa n'abari kubamagana bavuga yuko atari abakongomani ko ari abanyarwanda. Ese iki kintu kiri muri Kongo kizashira gite? Ese bo bariyo barakibona ku buryo babona umututsi cyangwa se umuntu w'ikinyarwanda muri Kongo afatwa nk'undi mukongomani wese, cyangwa se bimeze gute? Nagira ngo muhizi uri muri Kongo cyangwa n'aba bagenzi be bari badusobanurire. Murakoze. Urakoze, bagusubiza, noneho Oscar akaza kugukurikira. Urakoze, reka nze musubize ngende tayari. Ofete abaheza nguni nangwa aba extremiste b'abatribale ntabwo bashira. No muri Amerika barahari abazungu batemera abirabura. I Burayi nuko nguko. Na hano hari abantu ku giti cyabo banga batu. Urukubyumva? Ariko ntabwo nagenda mu muhanda ngo nirangiza bankange bagira icyo abantu nkora kubera ko n'umututsi oya pe. Ubu ngubu mu minsi ishize hari wenda bankurikira cyane cyane ku ma Facebook bajya babona amafoto mba n'ifotoje nagiye iyo mu interieur ya kure aho abantu benshi babona yuko bidashoboka kunahagera za Warikare za muri side kure, muri side Kivu ya kure, hagerayo nkagaruka nta muntu nkozeho. Ubu ngubu njye gatoyi no muri iki cyumweru nagomba kujya imahanga, nzanasubira no mu Misiri imbere. Nta muntu ujya unkoraho ngo nukubera ko nagiyeyo ngo ndumututsi. Amoko yose tuyaduhurira mu nama. Gilbert Mutemwe tuyaduhura, guverineri yatumiye abantu bose b'urubyiruko bakaza tugahurira kwa guverineri, twarangiza tukabaza ibibazo twese muri rusange, nta kuvuga ngo uyu n'umututsi, uyu n'umutu, uyu n'ubwoko runaka. Aba extremiste bajya bavuga kuri social media bakavuga ibyo bashaka byinshi. Ugendeye kuri ibyo ukavuga ngo mbese ngo bazavuga ngo ntabwo wazaba nta hantu waba, ntaho waba, namwe mwagaruka ntabwo mwaba muri Amerika kuko hari abazungu batumira na Obama we nka president. Hari amastate murabizi neza yuko batamutoye kubera ko ari umwirabura. Rero aba extremiste ntabwo twabatindaho, ahubwo twavuga ngo leta muri rusange, context general, umututsi hari segregation afite hano muri Kongo. Je uri hano ni oya nta specialite dufite y'urwango dufite kubera ko turabatutsi. Ariko ofira mezir y'amafuti ajya korwa na bene wacu bo muri M23 kubera ko ari wo mutwe w'inyeshamba ufite abatutsi, kandi akenshi ugakora intambara ifatika, bajya bakora intambara ifatika rwose ukabona bamvahishije igihugu ku buryo bugaragara. Ahandi nta mutwe w'inyeshamba usibye wenda ADF, ariko na ADF ntabwo igifata ahantu ku buryo ngo ikaba. Rero mu by'ukuri kuvuga ngo aba extremisme iba mu muntu ku giti cye, ariko igihugu muri rusange la politique congolaise ntabwo ifite umwihariko ku batutsi ngo ivuga ngo ntabwo bashaka oya pe. Mu gihe cyose rero kugira ngo n'aba extremiste bumve yuko turi abanyekongo kandi dufite akamaro igihugu, ntabwo ari uko dufata imbunda pe, ntabwo ari uko dufata imbunda, kubera ko gufata imbunda byongera rwa rwango badufitiye, barudufitiye kubera ko hari icyo baheraho. Niba bagiheraho rero tugomba gukora ibishoboka byose, tugakora le contraire, tugakora ibyiza by'igihugu, abenegihugu batwangaga bakadukundira n'inyungu badufiteho. None urabubizi neza yuko abaheza ngundi bakwanga, none wongereho no kugira amafuti uje mu ntambara, no pe umva yatuma bagukundira. Rero hari uwavuze ngo Makenga ngo nta nzira ngo afite ngo yo kuza ngo ari general ngo yiripotinge. Inzira zanyuramo yose ni ukuripotinga kuko ntago ari muri leta. Ubu ntago ari muri leta, yaca muri za nzira zo mwakwita izina azaba ari muri potatu, byararangiye kubera ko koze defection. Ikindi mbabwiza ukuri, ntabwo generali ye izwi, yayihawe n'inyeshamba, abaje bose baragiye mu ishamba bakoranye amagarade yabo, naza bazamuha colonel
noneho azabe promoted nk'abandi bose ariko ntabwo azafata grade yahawe mu ishyamba. Ibyo ngibyo byo mubyibuke, niba ari afite ikibazo ahubwo cyo gutinya yuko bazamuha grade ye ya kera akaba ari cyo ari kwicisha abandi bantu agatuma basubira mu intambara bakarangiza bakabarana bazamupromotinga bamuhe grade zindi. Murakoze cyane. Oscar nawe yafata ijambo. No, Jackson. Ingewe komeza Oscar. Yego. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ngewe nemeranya ku byo Muhizi yavuze. Nkurikije amateka y'inyeshyamba muri Kongo byagiye bizana ibibazo n'ubundi byongeyeho ibibazo by'impunzi. Urugero, ndibuka navuye mu nkambi yo ku Kibuye ariko nibuka muri 2001 baje kubwira abantu ngo batahe bajye muri Kongo nyuma y'intambara ya RCD. Nyuma yaho intambara muze CNDP haba hamaze ku intambara ya CNDP muzi inkambi yabayeho mu Rwanda cyashya yitwa Nyabiheke. Muri 2012 M23 wayifata Goma. Muzi inkambi zabayeho murazizi, hariho Nyabiheke, hariho na Mugombwa. Hari Mugombwa na Kigeme. Rero ibyo kuvuga ngo baraharanira uburenganzira bw'impunzi, ntabwo sinizera ko impunzi zabatumye, ahubwo bajya bavuga ko birwanira ku giti cyabo. Ikindi nashaka kuvuga, kubera intambara bene wacu bagenda bakora muri Kongo bituma bene wacu bagenda banga abantu bavuga Ikinyarwanda. Abatekereza ko sinzi wenda ubutumwa niho zabageraho, ni byiza ko bakwiye gusaba imbabazi ku byo badukoreye kuko bangirije izina ry'abantu bavuga Ikinyarwanda muri Kongo. Biduteranye n'abavandimwe cyane ko iyo bakoze intambara ntabwo iyo umuntu arashe ibombe ntabwo yica n'inzirakarengane z'abaturage, bigatuma n'ubundi urwango rugenda rwiyongera. Avuga ati abantu bavuga Ikinyarwanda nibo bahora batuzanira ibyago. Ngiye ntekereza ko mu by'ukuri igihe kirageze ko abantu aho bicarana hakabaho ubumwe n'ubwiyunge hagati y'amoko, bakubaka igihugu cyabo aho kugira ngo bahore mu ntambara z'urudaca. Murakoze. Jackson wakurikiraho. Uwitwa Jackson sinzi, ndabona ntamubona. Reka noneho wenda ndebe y'umuntu ushyize hejuru. Claude Byiringiro yashyize hejuru, namuhereza akanya. Yes, murakoze cyane. Nanjye nagiraga ngo ngire icyo nongeraho ku cyerekeranye n'icyo uwo muvandimwe avuze wavuye ku Kibuye. Izi ntambara za M23 mbona nta cyiza kindi zenda kugeza kuri twebwe, ahubwo kenshi na kenshi aho kuzana ibisubizo ahubwo zitera ibibazo. Nk'urugero, uwo muvandimwe yaravuze inkambi zagiye zivuka bitewe n'iriya mitwe ya bene wacu yagiye irwana muri Kongo. Na n'uyu munsi ngira ngo ku bantu wenda baribonagana cyangwa se bari muri biriya bice byegereye ku mupaka wa Uganda, ntekereza yuko hari abantu bakeya cyangwa se benshi bamaze guhunga bakajya muri Uganda bitewe n'iyi minsi ishize intambara ziri kuvugwa. Yenda hari bamwe bazagaruka mu gihugu, ariko hari n'abandi batazagaruka bitewe n'uko bafite ubwoba yuko nta mutekano uhari. Nkabona yuko rero izi ntambara niba navuga ngo ni izacu zo bene wacu barwana, nta kintu zenda kutugezaho usibye kongera umubare w'ubuhunzi hanze. Kuvuga yuko barwanira yuko impunzi zabo zatahuka zigasubira mu gihugu cyabo cya Kongo, ariko ahubwo uko barushaho kurwana ariko umubare urushaho kwiyongera, mbona nta maherezo y'ibi ngibi. Ahubwo byakabaye byiza habayeho kurambika intwaro hasi,
bakajya mu gisirikare cya Kongo cyangwa se bakaba no mu buzima busanzwe, mbona byarushaho gutanga amahoro kurushaho, kuko yenda nk'igihe M23 yarwanaga, mbongeye icyo gihe nari ndi muri Kongo, ahantu twari dutuye nta kibazo kindi cyari gihari, nta cyo kuvuga yenda ngo uri umututsi, ngo hanyuma hari abantu yenda bari kurebe nabi cyangwa se ngo bakuvuga nabi, nta byari biriho, abantu bari bameze neza nta kibazo. Ariko M23 imara kurwana, hari abantu bari baratashye bari bari muri Kongo, bahise bongera bahambira ibyabo basubira mu buhunzi, aho yenda izi ntambara zari isa nkaho zahagarikiye guhera muri 2013 ndetse n'indi myaka yagiye ikomeza, aho M23 itari yongeye kubyuka, abatutsi muri Kongo bari basa nkaho bari amahoro. Ubu ngubu aho M23 yatangiriye gutera ibi bitero hirya no hino, abatutsi bamwe bari muri Kongo bagiye bahura n'akarengane benshi. Hari n'ubuhamya tugiye tugira ku bantu bagiye bafatwa bagafungwa yenda bakarekurwa, ariko bakekwaho kuba bifatanije n'umutwe wa M23. Rero icyaba cyiza nuko yenda batari kutwumva cyangwa se bataduteza amatwi, ariko icyaba cyiza intambara za bene wacu zahagarara burundu, tukagenda abashaka gutaha bagataha, bagaturana n'abandi, bakabana n'andi moko nk'uko n'ubundi abariyo bameze. Ariko kuzana izi ntambara nta wundi musaruro uzavamo, n'ubundi ni ukwiyongera kw'impunzi za bene wacu, aricyo gihombo kuri twebwe, kikaba n'igihombo ku gihugu muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane. Reka wenda niba nta wundi ufite ikibazo, ndaza kureba ibibazo runaka mbaza ku bantu wenda. Nashyize akaboko hejuru Bodwe. Yego, ngaho baza. Undi muntu wese utigeze ubaza, wenda washyize akaboko hejuru simbibone, akurikire Kayogera, nyuma yaho tujye mu gice cya kabiri tugana ku musozo. Ikibazo nje ni kimwe mfite. Yego. Hari icyo nshatse kubaza kwanza Muhizi na mugenzi wanje wari utambutse mu kanya. Ntabwo M23 nguko abivuga, nguko yavuze ngo Makenda ashobora byanga byakunda zirepotinga kandi ashobora kuzatana grade. Ibyo sinangwa ko umuntu abivugaho, ariko icyo yagombye kumenya cya mbere, yagombye kumenya ko igitera baraba bene wacu kuja muri uriya mutwe bakazamura intambara ni amasezerano bagiranye na guverinoma ya Kongo, akomeje kuja abateza igabo bakumva bazana intambara. Twese nta washigikiriraga intambara ntari inzira y'amahoro, biri kumvikana. Ariko ntabwo twavuga ati noneho ngo dushigikira no guverinoma ya Kongo ko bitaruje amasezerano bafitanye. Ariko n'ikindi none twibuke ko nyine nguko Muhizi yavuze ngo bijanaye no kuvuga ngo gutotezwa ku bwoko runaka, hejuru y'uko nyine bamwe muri ubwo bwoko aribo bitwaje ibigwanisho. Mubwire ko noneho nimba atanabyirengagiza ngaha ino muri Masisi, nuvuga ngo iyo M23 zamutse muri Masisi, umuntu wese yitwa umututsi wa mbere aje yikanga bwa mbere ko hari ikibazo yahura naco, cyangwa akagenda atanike ku mutekano wose. Ni ukuvuga ngo twe cyangwa nuko batanadukurikirana, ariko inama yarimwe gusa no kubabwira bakagira diplomasi na guverinoma ya Kongo, bagakoresha izindi strategy byanga byakunda, bakashirwa mu burenganzira bwabo. Nimba ari amagarade babasezerane bakayabahereza, nimba ari barabasezerane kubareintegra bakabareintegra, ariko ntitwanavuga ngo tena batahe guco nyine ng'abasivile n'abasirikare gaho. Abantu bagombye kubimenya, bafite icyo baharanira, bafite icyo gituma batomboka, ariko twe ntitwabana n'abanyamuryango bacu kugira ngo batere hejuru batume abantu bahunga, bazane n'umutekano mukeya. Icyo nicyo nashaka kubwira Muhizi na mugenzi wanje wari utambutse imbere yanjye. Murakoze. Okay, Kayogera, go ahead. Arakoze cyane. Bundi ngewe ikiganiro cyagenze neza, abantu batanze amakuru kandi mu bwubahane no muri discipline. Ni ukuri nagikunze cyane, ariko hari ingingo sinzi niba nabonera akanya nkayisaba mzedeo tukazayidevelopa, kuko ayivuzeho inyibutsa amaposte ye njya nkurikira akantera impungenge. Niba
BDF mwazadufasha mukongera mukaduhuza n'uyu musaza tukagira ibibazo tumubazaho ku bijyanye n'inyito akunda kutwita ngo ni le Rwandais du Congo cyangwa abanyarwanda bo muri Congo ntabwo ni abanyekongo b'abanyarwanda cyangwa abanyarwanda b'abanyekongo. Yego rwose hari ibibazo mfite byo kubazaho kwidevelopa, nazagusaba rwose mufatanyije na BDF tukayigiraho ikiganiro ko tuzayifatira umwanya rwose, ndumva yabitwemerera tukazaganira abantu bakasangira ibitekerezo. murakoze rwose. Hanyuma nkagira izindi komantere ku bijyanye na bara bene wacu bari mu ishyamba. Ni ukuri hari urugamba ku bitekerezo byanjye nashyigikiye, hari urugamba zagiye ziba, donc intambara zagiye ziba mbere nabonaga ziri ngombwa zikenewe, ariko uko zagiye zigenda zikurikirana ziba shene imwe, leta irangiza imwe indi ikavuka gushekerwa mbona bitakijyanye n'inyungu za rubanda. Nkibaza niba koko abantu badatangira kureba inyungu umuryango wakura muri biriya. Reka mfate urugero nirwo rubasha kumvikana icyo mvuze. General Makenga akiri umusirikari Bukavu, nyuma y'uko CNDP yinjiye muri leta, abantu naganiriye nabo bambwiye yuko yari umusirikare wemewe cyane utanga umusaruro muri kariya karere. Ni ukuvuga ngo yari umusirikare kabisa uri strong, utanga umusaruro ukomeye. Nkibaza nti umusirikare nkawe uriya musaruro yatangaga n'uwari gutanga ubu ngubu nkabona kirya gihari bwatanze mwinshi. Nkibaza niba bene wacu, iyo dufashe abasirikare bene wacu igihumbi cyangwa 800 bagakora defection bakava muri armée régulière, ese si tuba tugize igihombo gikomeye uta uko ibibazo baguma muri FARDC, hanyuma ibibazo byacu bigakomeza kwigwaho, kubera yuko iyo ndebye koko ibyo bavuga ibibazo byo birahari. Ukurikiye neza video y'ukuntu Ruberwa yabaye menase, atake, kumusuzugura mu nteko, bamwita ngo ari gushaka gukora ngo Vatika muri Congo, ngo amasezerano ayangaya ngo twabahaye ngo ibi ngo aya ngo tubahe ngo finalement ngo murashaka ngo n'igihugu cyose kukijyana. Ibintu bitandukanye n'ibyo Muhizi yavuze yuko ari by'aba extremiste bivugira kuri social media. Biriya by'aba extremiste bo kuri social media ntaho bitaba, ariko y'ibintu biri kuvugirwa muri parliament bikavugwa n'umudepite cyangwa umusenateri, abari kuvuga position cyangwa abari kuvuga position ya leta, ntabwo hari abakivuga ibintu nkawe ku giti cye, abari kuvuga nkaho hagarariye umurongo leta irimo. Urebye uriya mugore w'umudeparlementaire ukuntu yatatse Ruberwa, akamubwira yuko ari abantu bari gushaka kwiba igihugu, ukareba ukuntu Nzangi yavuze yuko ngo yabarebye ba Ruberwa baza ngo ejo bundi, ugahita ubona ari ibintu bisa nkaho ari musimamo wa leta. Rero ibyo bavuga M23 nge mbona bimwe ibyo bibazo koko bihari, ariko noneho kujya mu ishyamba ntabwo bikigezweho muri iyi generation tugezemo, ahubwo bari muri leta nibwo bakomeza kwempoza iyo influence. Nkuko nabihereyeho mvuga nti Makenga ubwo yarari i Bukavu yari umusirikare wubashywe, nkeka yuko nta n'umuhutu cyangwa umututsi wari kuharenganira ari we uri hariya, ariko ubu ngubu noneho yaharenganira, nuvuga ngo yasize place vide.
n'abandi bose rero bose bamwungirije n'abandi bari mu Rwanda amafonction bari bafite. Muribuka neza igihe Bosco yari igoma n'aba Baudouin n'aba Zimurinda bakontorora hariya, abantu naganira nabo bambwiye yuko nta yindi rebellion yavugwaga muri kariya karere. Ni ukuvuga ngo dufite igihombo gikomeye ko dufite n'abasirikare bari vaya bavuye mu kazi, bari bashoboye akazi bakakavamo, ubu ngubu bakaba nabyita ngo iki, twarabahombye muri serivisi za leta. Rero yanjye nuko urugamba rwacu rwose twajya twatekereza kubyutsa, rwajya rushingira kureba koko niba inyungu zo gutangiza urugamba ziruta ahubwo izo kuburana turi muri leta. Murakoze. Urakoze cyane, ndabashimiye. Reka dufate akaruhuko nibura k'iminota 2, noneho twongere dukomeze ikiganiro cya kabiri dutanga inama tugana no ku musozo. Murakoze.